uyu munezero se kwibi yo siba tekereza muri yo ntaza ariko Imana ishimwe n'uko unavugaga rero ukuntu byahereye ku kiganiro twagiranye n'umuhungu wanjye mu gitondo yambajije ati none se papa wowe ubutumwa bwakubyaye nubwo uwumvanye iriya ministeri ya CTMI y'abitwa ba Miki cyangwa se nubwo kubakoreya aho wigiye Mahanaime Bible College murumviza ibibazo ibibazo by'ingenzi kabisa ubwakubyaye nubwo kuko bariya ba Mahanaime nabumvise muri 2007 nyamara ubwa ba Miki bwo narabwumvise muri 2001 urumva ko buriya bwa CTMI nibwo numvise mbere ubwo muri Mahanaime Bible College n'ubwa nyuma none abati none ubwo nubuhe bwakubyaye muri ubwo bwombi Imana ishimwe kubera yuko ibyayo nubundi bihora birimo kuvuka ubwa kabiri umva ari ibintu birimo kuvuka kongera ukavuka aza namusubiza ndamubwira nti buriya mu magambo make yewe navuga ko nabyawe n'ubutumwa bw'umusaraba aribwo bwa CTMI nibwo bwambyaye muri uyu murimo wivuga butumwa cyangwa se mu muhamagaro wanjye umuhamagaro nahamagawe n'Imana ubutumwa bwambyaye n'ubwa CTMI aribwo butumwa bwitwa ubutumwa bw'umusaraba none kugira ngo ubyumve neza reka nguhe itandukaniro ry'ubu butumwa bwombi muri Mahanaime Bible College hariya bita mu bakoreye bafite ikintu sinzi muri ya mvugo yacu uburyo twakita bimwe bya A na B na C ariko hariya hari A hariya hari A ariko burya A hariho A exposa ariko A nyayo ni mu butumwa bw'umusaraba hariya muri CTMI kuko hariya niho umuntu apfira ndavuga wa muntu wa kera umuntu wa kamere hariya niho apfira none ukazukira kugendera mu bugingo bushya sasa rero ikintu hariya kuri Mahanaime banyongereye ni ubumenyi bw'ibyanditswe murumva ubumenyi bw'ibyanditswe ko ni ishuri rya Bibiliya ririmo ubutumwa bujyanye no gupfa ndetse no kuzuka bya Yesu Kristo igitambo cya Yesu Kristo n'ingaruka zacyo icyaha ukuntu cyaciriweho iteka mbese ibi byose byitwa ubutumwa bwiza hariya kabisa harimo ubumenyi bwagutse harimo kumenya ariko ndabwiza ukuri umuntu utarabanje gupfa buriya bumenyi nta kindi bwamumara uretse cya kindi Pawulo avuga ni mu rwa mbere ni mu rwa kabiri rw'Abikorintho ntabwo avuga mu gice cya 8 havuga ko ubumenyi butera kwihimbaza ariko urukundo akaba ari rwo rwubaka iriya cyanditswe kabisa ni mu rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorintho igice cya 8 hereye ku murongo wa mbere avuga ati ibyerekeye ku byaterekerejwe ibishushanyo bisengwa turabizi ubwenge butera kwihimbaza ariko urukundo rurakomeza ubwenge butera kwihimbaza ariko urukundo rurakomeza
kugira ngo njye muri iriya shuri rya Mahanaim Bible College, kugira ngo ndigemo, nuko nari narabanje kumva ubutumwa bw'umusaraba bwahinduye ubuzima bwanjye, butuma noneho ngira inyota n'inzara y'ijambo ry'Imana. Nagiye hariya nkurikiye ubumenyi nahumvise, kuko hari umwana twasenganaga niwe wabamenye mbere, arambwira ati rero pastor, hari abakoreye hariya, ati sindumva abandi bantu bavuga nk'ibyo uvuga, sindumva abantu bavuga nk'ibyo uvuga uretse bariya bakoreye. Kuko ubu butumwa bwamzaye bwatumye mbasha kumenya gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishya, mbasha gutandukanya ubuntu n'amategeko. Mbese nsanga urufatiro nari nubakiyeho umurimo w'Imana rwari rw'amategeko. Aho niho byabaye ngombwa ko nsenya nyine ifatiro, nkubita hasi ibyo bijyanye n'amategeko, noneho ntangira kwamamaza ubuntu bw'Imana. Mbese mbohora abantu, mbaho umudendezo. Noneho abantu bamenyereye iby'amategeko, bamenyereye gahunda z'itorero n'icyo, babona ibintu birahindutse. Aho ngaho niho ingorane zatangiye kuza mu itorero. Ni birebire sinabyinjiramo byose, kuko icyo nshaka kumvikanisha hano ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryakoze ku mutima wanjye, ijambo ry'Imana ryandemyemo undi mutima mushya, ari uwo mutima nyine wajyanye no muri iyo Mahanaim Bible College, nkajya kongera ubumenyi mu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ariko icy'ingenzi ntabwo ari ubumenyi, icy'ingenzi n'ubwo buzima ijambo ry'Imana rirema mu muntu, ubwo buzima. Rero shingiye ku magambo numvise umuyobozi wa gahunda yatangireho hano mu ivanjiri uko yanditswe na Yohana igice cya 12, turasubira muri ayo magambo, noneho mbone kugira icyo nongeraho. Hanyuma nubwo navuze ko niharira ijambo, ariko kandi ntibishoboka. Hano ndabizi buri wese abasukumwa yumva ashaka kuvuga, kandi nta mugayo, buri wese afite icyo yakiriye mu mutima we. Hari abagabo n'abagore hano bafite ijambo ry'Imana udashobora kwitwarira uko ubonye, barahari. Ababishimira Imana rero, reka ryumva kabiri. Avuga ati aka kabuto iyo kaguye mu butaka, aka kabuto karabora, ariko n'ubutaka kakabuboza. Sinzi n'aka kantu mwakumvise, karabora, ariko n'ubwo butaka bwakakiriye ntabwo kakabuboza. Niko ruhare rw'ubutaka. Ubutaka bufasha mbese kuzana urupfu. Hanyuma kandi ntushobora kuzana urupfu ku kintu wowe ngo ure gupfa. Ndahumvise numva uburyohe budasanzwe. Ako kabuto karapfa, ariko n'ubwo butaka bwakakiriye nabwo burapfa, nabwo burabura. Noneho habona kuvamo ikintu kizima sasa, kuko katapfuye, ubwo butaka butakishe ngo nabwo bwemere gupfa, nta cyasohokamo. Ntabwo buba bwakiriye urwo rubuto. Ubutaka iyo bwakiriye urubuto nabwo burapfa. Haleluya, amen. Ndabwiza ukuri, hari ikintu cyanesheje, ikintu cyashimishije, ikintu numva mu buryo bwanjye nkumva kirasobanutse neza, ariko ntazi neza ko no mu bandi gisobanutse. Nizi semina tujyamo muri uyu muryango wa CTMI, ku bantu bafite ubuntu, bagira ubuntu bwo kugira smartphone,
cyangwa se bumva n'indimi, kuko hari igihe bavuga mu ndimi abenshi batumva nyine. Urumva nka hariya byari icyongereza gusa n'ikigande, umuntu utumva icyongereza rero akaba atumva n'ikigande ntacyo yakuramo. Ariko ku muntu ubasha kumva ururimi akumva ziriya nyigisho neza, abasha kuvivura kabisa, akavuga ati wenda ibindi ntabyo nzi ariko iki cyo nicyo kabisa. Ubwo buzima nibwo bacaho akarongo mu nyigisho zabo zose, kandi nta kindi kizana ubuzima. Ariko kandi mbere y'ubuzima nyine habanza urupfu. Urwo nirwo Pawulo yirata. Tekereza umuntu wirata urupfu. Ati igihe uko mumbona nta kindi nkirata keretse umusaraba wa Yesu Kristo. Kuko wanteye gupfa imbere y'isi. Isi yandeba ikambona nk'ubambwe, ariko kandi nanjye nayireba nkabona ibambwe. Ubutumwa bw'umusaraba ni ubutumwa buzana urupfu, ariko kandi bugatanga ubugingo. Haleluya. Urumva ni ibintu bidasanzwe. Ni nayo mpamvu iki kintu cyitwa ubutumwa bw'umusaraba Pawulo avuga neza ati kubarimbuka ni umupfu. Ariko kubizera, kubakizwa nkatwe ni imbaraga z'Imana. Ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ubutumwa bw'umusaraba bukazana urupfu cyangwa se bugatera urupfu, ariko bukabyara n'ubugingo. Ugapfa mu buryo bumwe ukazuka mu bundi buryo. Uyu niwo munezero rero w'icyo giterane. Nta kindi babivugira aho ngaho. Ariko noneho iyo bakurikiye neza, kuko nabumvise kenshi, hari naho nageze vrema bya bindi umuntu nyine abashishikajwe n'ibindi, cyangwa se yumva nyine hariho nk'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo nababwiraga, ibyo byo kwiyongera ubumenyi mu byanditswe n'iki. Hari ahantu nageze numva yuko biriya byabo ari nabyo n'ubundi ari bya bindi bihoraho, ibintu by'ibanze. Kubera iki? Uko numvaga naramaze kubyakira, kandi umumaro wabyo nyine waramaze gusohora muri iki. Ariko kandi kintekereresha gutyo kikaba ari cya kindi ndikunguka nanone kijyanye n'ubumenyi mu byanditswe. Murumva icyo kintu? Ntabwo kumvise neza, ndagasubiramo. Urabona ari ukuntu ubu butumwa busa naho bugenda bugaruka nyine nka bya bindi tuvuga muri A. Bimwe byo muri A tuvuga ukuntu Yesu yapfuye akazuka, ukuntu twababariwe, ukuntu turabera n'abaziranenge, ukuntu twacunguwe, ukuntu dufite ibyiringiro by'ubugingo. Ibyo bintu none bigahora bivugwa ku buryo wumva ko nta kindi, nta handi bikujyana, n'ubundi ni bya bindi. Ukavuga uti ndamutse nkurikiye izi semera n'ubundi zajya numva bya bindi. Yari aho bigera mukabyumva gutyo. Ikivugwa ni ukuri, ariko kubera yuko ari ingaruka gihe niba ari hari abo umuntu ageraho, hari nk'abantu uvuga ati n'ibya bindi n'ubundi bari buvuga. Nabyumva. Abo rero hari igihe ubikubita nanjye bigira bivaho. Hari igihe ubikubita, ariko witonze hari igihe ugirirwa ubuntu ukumva nk'akandi kantu. Uko rero niko byagiye bingendeka cyane ni muri B. Urumva ejo bundi hari mu kwa gatatu nibwo nongeye, mbese nari maze imyaka ntakurikira ayo mahugurwa yabo. Ejo bundi mu kwa gatatu hano Kicukiro, bamwe barabyibuka, benshi twajyanye. Hari benshi twajyanye hariya. Niho numvise uzi guhemburwa cyangwa se kumva igiswahili babyita babivuga neza kuhuwishwa, ariko ni nako guhemburwa nyine. Guhemburwa numva nk'akandi kantu, numva nk'uburyohe, numva none ntangira kwibaza ariko se ubundi
nanjye koko nzi neza ko buriya butumwa aribwo bwabyaye. Kwitandukanya nabwo nkitandukanya n'uwo muryango wambyaje ubwo butumwa, byo yewe ku giti cyanjye binyunguye iki? Yego naramenye, yego naravutse, ariko se zabaho gutyo gusa ndi nyamwigendaho? Se n'umuntu udafite aho nkomoka kandi mpazi neza. Wenda hari ikindi Imana ishaka, wenda hari indi ntambwe Imana yanteje, wenda hari ubundi buntu bundi, yego simzazi, ariko se burya hari ikintu bita CV. Abantu bashatse akazi, abantu bize n'iki barabizi, bazi ko udashobora kujya gusaba akazi ngo babure kukubaza CV yawe. CV n'ukuvuga ngo nose wowe wigiye hehe, wakoze he, mbese amateka yawe mu murimo. Rero iki kintu muri uko kwa gatatu ejo bundi naho numvise gisa naho gikangutse muri genda avuga ariko se ko ari bene data ko mbemerane ubutumwa rwose ko aribwo bwatumye ntumuka. Uzi kuba umukozi w'Imana ari kuri impumyi utazi ibyo urimo. Mbese wowe ubwawe waba udasobanukiwe ibyo urimo, hanyuma abo bwira akaba aribo babisobanukirwa? Ntibishoboka. Ibyiringiro byanjye kuba turi kumwe nuko numva ko ibyo ndimo bisobanutse. Burya niho mba mfite icyizere 100% yuko nabo turi kumwe nabo bari bubyumve, kuko muri igihe birasobanutse. Ariko hari igihe umuntu aba mu bintu nawe ubwo atiyiringiye, nawe ubwo atizeye, ahuzagurika, nawe ubwo atari sure y'ibyo avuga. Akaba abirimo yego kuko nta bindi afite, nta bindi azi, nta n'ibindi nyine yabwiye abantu n'ibyo ngibyo. Ariko hakaba igihe wumva ibintu bisobanutse nanone muri wowe ku buryo wumva ufite icyizere 100%, ufite ibyiringiro bizima yuko nawe uri kubwira nabo bari bubyumve. Haleluya. Aho rero niho numvise icyo bita challenge cyangwa se guhinyuzwa nanone. Avuga ni koko ubutumwa ndabuvuga, hari ubumenyi nabashije kugira, hari urwego ngezeho nibyo, ariko se amazi yashyuha akibagirwa iwabo wambeho? Umunyarwanda aravuga ati reka amazi ntashyuha ngo yibagirwe iwabo wambeho. Burya naho wakwiga ukaminuza. Ubona ko Gustave ari umwarimu, umuhungu washobora kwiga amashuri menshi kurusha ya se, ejo akaba na minisitiri, mbese akaba deje, akagera ku rwego mbese ruhanitse, isa akiri mwarimu. Ariko kugira ngo umwana azagereho yibagirwa yuko aho ageze, urwego agezeho urwo ari rwo rwose, intandaro yarwo cyangwa ishingiro ryarwo ari ibyo mwarimu wo mu wa mbere primaire cyangwa se no mu kiburamwaka, inyigisho yamuhaye, uburere yamuhaye, aribwo butumye agera hariya. Iki kintu nagikuyemo isomo rikomeye we. Numvise nongeye kwihana bushyashya. Ndavuga nti ndihannye kabisa, ntabwo nakomeza gutya nirengagije aho nkomoka. Hari abantu rwose bagera ku rwego rwo kuba sinzi, none bakibagirwa ko bakomoka mu cyaro. Nabona n'umuntu nyine babanye bakuranye mu cyaro agashaka uburyo amukwepa kugira ngo bagenzi be batabona yuko akomoka mu cyaro. Ubwo buzima buragatsindwa n'Imana. Nyamara uwo mwuka naje gusanga warinjiye no mu itorero rya Kristo, mu bana b'Imana. Ubu ntawe ukimenya umukuru, ntawe ukimenya umuto, ubu bose barangana,
bose bazigishwa n'Imana. Iyo myizerere ntimurayumva? Ariko se kweri hari uwahagarara ku maguru ye yombi? Hano ho ntibishoboka. Ariko reka dufate urugero nyine muri ibyo byamamare byose byitwa abakozi b'Imana. Hari uwakwihandagaza ngo avuga ati yewe ibyo nzi byose, ubumenyi mfite bwose, uwo ndiwe wese ni Imana yabingize, ni Imana yanyigishirije. Uwo muntu hari uwo mwari mwumva? Nyamara hariho abantu biratiye ishuriro. Narahishuriwe, Imana yamhishuriye. Yaguhishuriye gute? Imana yaguhishuriye gute? Nta muntu Imana inyuzemo, Imana irakwihishurira gusa. Abo bantu ni bake, ariko kandi nabwo tubabona muri Bibiliya. Ariko se ubundi ni bangahe? Cyane kugira ngo Imana igere ku muntu. Uzi ko kugira ngo Imana ibone abantu nayo ubwayo yifashishije umuntu. Muracyumvise neza iki kintu? Kugira ngo Imana ibone abantu byabaye ngombwa ko nayo yifashisha umuntu. Nubwo mu bantu bakomoka kuri Adamu nta cyizere 100% dushobora kubaha, n'Imana itabaha, ariko kandi Imana yarabifashishije kugeza ubwo nayo yigira umuntu kugira ngo ibone uburyo ifasha abantu. Haleluya. Imana yigira umuntu kugira ngo ibone uburyo ifasha abantu. Nuhura n'umuntu rero ukubwira yuko we akomoka ku Mana ubwayo, uzahungire kure. Uwo muntu ateye ubwoba. Uwo muntu ni umuvandimwe wa Satani. Baza bavuka ni impanga ya Satani. Abo ni umwuka umwe kabisa. Umuntu uvuga ko we nta muntu afite, ntaho akomoka, ntacyo yumvanye umuntu, we yivuganiye n'Imana ubwayo. Uwo muntu ni mubi cyane. Uzo no kurwanya umugambi w'Imana. Oya, ni ukwigira Imana ku buryo udashobora kuzapfa uvuye no muri urwo rwobo winazemo. Buriya Satani kugira ngo azihane ni ibintu bidashoboka, kuko yageze ahantu Abafaransa nibo bavuga neza, il a touché le fond. Yageze mu ndiba kabisa, hahandi adashobora kuvayo. Umuntu rero nawe wigize akaraha kajyahe, umuntu wigize Melikisedeki. Melikisedeki niwe tuzi kutagira se, utagira nyina, utagira itangiriro, utagira n'iherezo. Hari abantu rero babaye ba Melikisedeki, abantu bakubwira ko bahishuriwe n'Imana. Aho bize nta muntu wabigishije, nta muntu mbese aho bashinzwe, barishyira bakizana, zizimiza zikicyura. Kandi abo nibo bakozi benshi. We Mana yanjye, twaje tubiganira na Mama Nweri bariya mu modoka, twaje tubiganira mbabwira ariko ubu ni ryari kweri? Ni ryari tuzabona umukozi w'Imana nka Pawulo? Pawulo umukozi w'Imana nka Pawulo. Uriya rero ari umukozi w'Imana nyine babwira wamzaje ubutumwa bwiza, nyine ubutumwa bw'umusaraba. Buriya ari ukuntu namubonaga mu ishusho ya Pawulo, ariko kuko afite umuryango, afite umugore n'abana, kandi umugore we nkaba ntamanya nawe 100%, nyamara ari ushinzwe ibintu bijyanye n'umutungo wa ministeri.
hari afite umugore mukecuru uri aho ngaho ariko we incabiranye ivubi nakumva umukozi w'Imana nakumva umutima nkabona ni Pawulo neza uri imbere yanjye ariko se kweri riryari kuko uwo mugabo sinzi niba ari jyewe ubyumva ukwanjye cyangwa se niba n'abandi ariko babyumva ariko hari aho namunenze nubwo ariyo papa agira ariho wabyaje ariko hari aho namunenze ashaka koroha cyane ku buryo yemera n'amafuti akozwe nyamara ashobora kuzana akantu k'ubusembwa ku murimo. Urabona minisiteri ntabwo ugomba kuzana umugore muri minisiteri. Ubu umugore wanjye kwere aho ari hariya nshobora kumwemerera kugira ngo azane agatotsi muri uyu murimo nyobora ahangaha. Nafuma ndeko umurimo se ndakora iki? Niyo umugore wanjye ashobora gutoba umurimo nkora, amaherezo yanjye ndaba ndi kubaka iki mbese. Ariko rero we kubera nyine ubwo butumwa bw'umusaraba n'amahugurwa atanga ku bakozi b'Imana bari aho ngaho, ni ukwemera gupfa bakikorera umusaraba wabo. Naho umugore yakurira hejuru akagukandagira ako nanjye nari ntaragapfaho. Ariko kandi hari aho mzumva n'umugore wanjye arabizi kabisa, nabo twasenganaga barabizi uko maze kuvuka nyine maze kubyarwa n'ubwo butumwa ko hari ahantu twari tugeze hamwe nyine divorce ishobora kuziramo. Kandi pastori myaka 7 ishize ndi pastori, ariko ngeramo rekamfe umugore wanjye nawe abyumva vuba, mfuye nawe arapfa. Ubuzima butangira bushyashya. Aho ndabyumva kabisa. Imana ibikoze kabisa biragenda bikaba uburyohe, bikagenda neza. Ariko kubishyira mu mibare ukabishyira mu bwenge, kuko hari aho yageraga umukozi w'Imana yigisha nk'abagabo nyine agati rero buriya niba uri umuvuga butumwa ukaba ushaka gusohoka ujya mu ivuga butumwa, umugore agahagarara ku muryango akavuga ati ntaho ujya, ati jya ufata Bibiliya yawe uyisubize muri tiroiri. Ako kantu nanga kukamira, ukantu nanze kukamira ko katarenga ahangaha se, shaka amazi nkamirisha wapi? Abo aramagaye n'Imana kuyikorera ukavuga ngo nanze gukora ngo icyo wampamagariye ngo kubera umugore. Yesu niwe uvuga ngo ukunda se na nyina n'abana n'umugore kubandutisha ntabwo amwiriye. Nanjye aho hantu narahageze mfatamwo kiramo akariro gake na feri. Muhamagara nahamagawe. Uyu mugore wanjye najyaga muta amezi agera nko ku 10. Kuko hari inyigisho teori ni nziza. Teori ni teori nyine nta magambo, ariko hari aho bigera muri pratique ubuzima kumva ntibihura. Hari ibintu dushobora guha formule n'icyo. Ayo mahugurwa twayagiyemo kenshi imyaka myinshi, bakozi b'Imana bakomeye bavuye muri Amerika bavuye hehe bakaza bakatwigisha uburyo icyambere ari Imana, umukozi w'Imana icyambere ni Imana.
icya kabiri ni urugo n'umugore, icya gatatu kikabona kuza ari itorero. Muri iki gihe iyo ni principe, ni formule batwigishije imyaka. Itorero rije nyuma y'umuryango gute? Itorero rije nyuma y'umuryango gute? Ako nako ndikinjira. Ubundi se ubukakinjira. Babi nako ndikakwinjira kubera yuko uwo muryango wanjye nawe ubwawo uri mu itorero, kandi ntabwo umuryango wanjye uruta itorero. Ntibishoboka, ntabwo umuryango wanjye waruta itorero. Ese waba warahamagawe nande kweye gute gukora iki? Kuko ibingibi byo kugira byo gushakishiriza ubuzima cyangwa se gutunga umuryango ni ibintu dusangiye twese, ari abizera ari n'abatizera, twese dufite izo nshingano. Umugore n'abana bagomba kurya, bagomba kubaho, ibyo ni ibisanzwe. Ariko noneho kuvuga ngo ufashe urugo rwawe nirwo ushyize imbere y'itorero, cyangwa se ushyize imbere y'umuhamagaro wawe. Umugore yanze kujya kuvuga ubutumwa, ubwo ngubwo nyine uricara hasi. Yanze kujya guterana, ubwo ngubwo ntabwo ujya guterana, ubwo ngo wapfuye burundu. Barahamagawe abizi. Hagati yanjye n'Imana umugore yitambika mwate, undi muntu uwo ari we wese yakwitambika mwate. Ibyo nibyo Yesu ashyiramo umurongo avuga ati ibyo ntibishoboka. Umuntu nk'uwo nguwo ufite ibindi ashyira imbere yanjye, uwo ntankwiriye. Ntavuma asigara ndi jyenyine nkabura ibyanjye n'abanjye, ariko ngasigarana Imana, ngasigarana Yesu, ngakora icyo mpamagarirwa gukora. Kuko aho gusa niho numva nguwe neza. Iyo ntari gukora icyo nsabwa n'Imana gukora, naho naba natunganije ibindi byose. Umugore namuguriye za zahabu, na ya modoka igezweho namwubakiye. Ibyo ntibinarangiye. Ahubwo se abazifiteho bagufite amahoro, si ngibyo. Umuntu yareka kujya kuvuga ubutumwa, ari umuvugabutumwa uhamagawe n'Imana, yitwaje ko ngo mu rugo ntacyo yasize. Ngo Mana ngo ndavana ruko agafuka ka kawunga kinjiye mu rugo. Wagiye none ukareba ko Imana itita ku bawe. Ubundi n'abawe kwanza, ubundi n'abawe. Oya, twebwe tuvuze amateka yacu mwagira ngo wenda turakabya n'iki, ariko ibyo twanyuzemo byo turabizi kabisa. Twabonye Imana n'ibikorere yayo. Kuko hari ibintu twumvaga mu mateka tukumva ari inkuru gusa, ari ibintu biri aho ngaho, ariko ubuzima twanyuzemo. Sinabwiye ko nakiriye ubu butumwa cyangwa nabyawe muri iyi ministeri maze imyaka 7 ndi pastori, ariko twarakodeshaga. Mfite itorero, mfite amashyirahamwe abakozi b'Imana nyine duhura iriya mpuzamatorero nyine. N'umupastori nyine utumirwa mu manama nyine, n'umupastori uzwi. Ariko tukiri mu bintu bijyanye no gukodesha, hari itorero rirakodesha, ari mu rugo wanjye turakodesha, kandi ubwo turatangisha ibya 10 n'amaturo, ariko nabyo ntibigwire ku buryo wagira icyo ugeraho. Basanga ari ntica ntikize, basanga uri muri ayo ngayo. Niyo mpamvu ugiye bitanangoye kwakira ubutumwa bw'umusaraba kabisa. Ubundi ndakizi iki
kuramira iki? Ntacyo ndamira. Kuko ngewe na mbere yuko nsobanukirwa neza ibijyanye n'umurimo w'Imana, ngewe n'ubundi nari nsanzwe ufite umutima w'Imana. Iki cyo ndagihamya 100%. Ntabwo nge ninjiye mu murimo w'Imana ngiye gushakishiriza mu buzima. Kuva ngihamagarwa nari nifitiye ubuzima bwanjye mbayeho meze neza mu bijyanye n'umubiri, nta kibazo mfite. Ariko mu muhamagaro niho nakubitikiye. Maze kurekura bya bindi narwanye n'umuhamagaro imyaka 12. Imana ibyicira hakabizurira hariya, Imana ibyicira hakabizurira hariya. Nashakishije ubuzima mu buryo bwanjye, narakoze nagize nde kugeza hahandi bari Yeremiya wawe uvuze ngo Mana mu gituma unesha ngo nuko ndusha amaboko. Ariko ubundi ntanganye n'Imana imyaka 12. Hanganye n'Imana kugeza ubwo nemeye kurekura. Ndekuye rero ntangira kubaho bwa buzima nyine bimwe mwumva muri Bibiliya bavuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ntangira kubaho ubuzima bwa buri munsi. Wari umuntu ushobora gupanga budget y'ukwezi, uvuga uti wa mbere tuzarya ibitatu turya ibi nibi, bese ubasha gushyira ka stock mu nzu, buri kintu cyose uzi yuko ukwezi kugomba kurangira ibintu bimeze neza. Ariko noneho ukagera hahandi ushimira Imana ku bya saa sita ubonye, ariko kandi gatima kibaza ati none se nijoro ho biragenda bite? Noneho wagira utya ukabona n'igitangaza cya nijoro nacyo kirabaye. Bate bane none umunsi wa none uratambutse. Nzeje nibyo tutazi. Ati none biratambutse ejo. Ntacyo tuzi, ariko reka twizere Imana tu. Ubundi niko abantu abizera bagakwiye kuba. Rwose. Ubundi utaragera kuri urwo rwego rwo gusa nyine n'uwirekuye. Utaragera mu rwego rwo kwirekura ngo wakire urupfu rushobora kuguhitana igihe icyo ari cyo cyose. Hari icyo abaswahili bavuga ngo kama mbaya ati ni ugupfa no gupfa. Aho kugira ngo nicwe no kutumvira Imana, reka numvira Imana noneho nigwire mu maboko yayo wamuganye. Inyiyicire basi. Kagira ahantu uri umugabo muzima wibeshejeho, wari ufite ubuzima, ariko noneho ukagera ahantu udatekereza na busa ko ufite umugore n'abana 8. Ugomba kugaburira, ugomba gukemurira ibibazo byabo. Ukumva icyo gitekerezo kiri kure. Urajya kwitekereza ukumva birakuvuna cyane kurenza kurekera iyo ngiyo. Mu by'ukuri ni ubusazi mu bitekerezo. Umuntu muzima, umuntu w'umugabo muzima ufite abana 8, umugore n'abana 8, muri mu nzu yo gukodesha. Ntabwo muzi niba ukwezi kuzarangira mufite ayo kwishyura nyiribyo. Ariko se waba udafite n'ibyiringiro byo kurya by'ejo, ugatekereza kwishyura ubukode bw'inzu? Aho rero ugomba gupfa. Ugomba kwemera kabisa, kuko ndababwiza ukuri, niyo ministeri mwumva yabyaje ubutumwa bwiza, iyo ministeri nayo ubwo yaracanganikiwe. Hari bene data bumvise ubuhamya bwanjye baracanganikiwe bati gusa ibi bintu biba. Uyu muntu ni muzima cyangwa? Twaba twarabyaye umusazi. Kuko hari urwego rumwe
ugeraho n'abantu ntibabe bakikumva kabisa. Ikihebe. Ariko kandi nageraho nanjye nkabagarukira gusa ubundi jewe ubwanditse ndiyumva ahubwo uko nanjye iyo nashakaga gutekereza ku bintu bya logique, ibintu by'imibare, numvaga ndushaho kuremererwa, nkumva nguwe nabi kurenza uko navuga ni ishatse nanone yambitana kabisa ikankuraho tu. Niba ari umwana upfuye agapfa, umugore yapfa agapfa, ariko kabaho numva ikihebe nyine cyakindi. Hagandi wa bariyakase ko umuntu ni umugome, ntakunda umugore, ntakunda abana. Ariko urabakunda se ngo bagire uti Imana yandushije amaboko nanjye. Mu myaka 12 narahanganye n'Imana kugeraho ikoresheje imbaraga zayo. Ahandi nyine gufata kukamazi niba ari kukamazi baba nyamakuru bajya bavuga gufata ku ngoto nyine hamwe kumira bidakunda, guhumeka bidakunda, ibintu byose mbese bigahagarara. Ngaho ndabyemera ndavuga nti kama mbaya ariko Imana igira inzira zayo kweli. Igira inzira zayo. Haraho byageze urabona narababwiye sinzi nibirebere byanjye mbivuze umunsi wakwira bugacya bukagera. Yewe kuva mvutse nyine byawe nubwo butumwa bw'umusaraba. Niho natangiye ibintu byo kwandika. Bona ibintu by'ibitabo n'ikibi natangiye kwandika, ariko rero se ndandika nkoresheje iki? Ko waba udafite icyo kurarira ukabona icyo ariko hareba nk'ibintu by'ibikaye n'ibipapuro n'iki nyine andika zo maze kwandika izo nyigisho, maze kwandika nkoramo utuntu tw'udusilabisi, azana hano hari za twa tumashini twa sonide kwa burugumestre, noneho